Dore ahantu hatanu ho gushakira ubufasha muri Bibiliya. Ese wigeze wumva uhangayitse, ufite ubwoba cyangwa wigunze, ukibaza aho wahera ushaka imbaraga? Bibiliya igufitiye ahantu hatanu hatandukanye ho gushakira ubufasha muri buri gihe cy'ubuzima bwawe. Ahambere, nujya wumva uhangayitse, soma Matayo igice cya 11 umurongo wa 28. Haravuga ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Imana ihora yiteguye kuguhumuriza mu gihe cy'ibibazo no guhangayika. Aha kabiri, nujya wumva ufite ubwoba, soma Yesaya igice cya 41 umurongo wa 10. Haravuga ngo, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Bibiliya ikwibutsa ko Imana ihora irwana intambara zawe. Aha gatatu, nujya wumva wacitse intege, ukeneye imbaraga, soma Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 13. Haravuga ngo, nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Ijambo ry'Imana riraguhumuriza, rikakwibutsa ko ushobora gutsinda byose hamwe na Kristo. Aha kane, nujya wumva wigunze, soma Zaburi ya 34 igice cya 19. Haravuga ngo, Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Imana ntigutererana, ihora hafi y'abababaye. Aha gatanu, iyo ukeneye inzira yo gukiranuka, soma Zaburi 119 umurongo wa 105. Haravuga ngo, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Bibiliya ni itara rigufasha kubona inzira nziza yo gukurikira Imana. Ijambo ry'Imana ni isoko y'imbaraga n'amahoro. Ntukarifate nk'igitabo gisanzwe, ifate nk'intwaro yawe ya buri munsi. Fata umwanya wo kurisoma, ibyo rizaguha ibisubizo mu bihe byose. Andika ijambo Imana irandinze, niba wemera ko ijambo ry'Imana ryayo ari igisubizo cyawe. Sharingi iri ku nshuti zawe cyangwa umuryango wawe, kugira ngo nawe bamenye aho bashakira imbaraga mu gihe cyose bakeneye ubufasha. Imana iguhe umugisha.